inshuti bakunze ba Rwanda 24 TV aho mudukurikira muri mu bice bitandukanye. Reka twizere ko mumeze neza cyane kandi tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nk'ibisanzwe rero tugarutse mu kiganiro The Big Show aho tuje kubabwira amakuru avugwa cyangwa se amakuru aranditse icyumweru muri entertainment cyangwa mu myidagaduro. Hanyuma muri kumwe nanjye Kiza Theogene, uyu mugenzi wanjye turi kumwe yitwa Musabyemungu Marie Jeanne. Hanyuma rero tuzigiye kugaruka ku makuru amwe namwe yagiye agarukaho cyangwa se yagiye acaracara mu binyamakuru bitandukanye kuri murandasi, ndetse turebere hamwe ese ni ibihe bintu dushobora kwibazaho, ese ni iki bidusigiye, ni irihe somo dushobora gukuramo. Hanyuma rero ntabwo dutinda, nimujye kure, tujya gufata akaruhuko k'amasegonda make cyane tugaruke tuyarambura ku buryo burambuye. Nk'uko twababwiye rero mu myidagaduro yacu, reka tuze guhera ku makuru. Murabizi hari inkuru imaze iminsi icaracara hirya no hino, inkuru y'ifatwa ry'uwitwa Mike Habinshuti wahoze ari umujyanama w'umuziki wa Bruce Melody, aho bivugwa ko mu by'ukuri ngo akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha no gusangiza cyangwa gukwirakwiza ibiyobyabwenge. Hanyuma rero ni inkuru yagiye itangaza abantu benshi cyane kandi yavugishije abantu benshi cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho mugenzi wanjye wenda yamfasha akambwira, buriya Jeanne ubona nk'ifatwa ry'uriya mugabo cyangwa se ifatwa rya Mike Habinshuti mu by'ukuri rifite akahe kamaro mu ruhando rw'imyidagaduro? Ifatwa rye rero mu by'ukuri njye nk'uko mbibona rifite uburemere bukomeye cyane nk'umuhanzi nyine. Ifatwa rye rero rishobora kugira ingaruka ku mikorere no ku isura y'abakora mu muziki. Rishobora guteza ingaruka ku bantu bakora mu muziki muri rusange. Mu by'ukuri birumvikana ko ari ifatwa rifite uburemere, ni ifatwa rifite uburemere nk'uko bivuze, kubera ko mu by'ukuri uriya mugabo yari umwe mu bantu bakomeye muri iki gihugu. Ibyo bintu bishatse kuvuga nanone ikindi kintu bishatse kuvuga cyangwa se indi shusho byaha umunyarwanda ni uko uko waba ukomeye kose, ngenda byumva izina ryose waba ufite mu muziki cyangwa se mu kindi kintu, uri hasi y'amategeko. Mu gihe haramutse habayeho kensi runaka iyo ari yo yose gusaba gukurikiranwa nk'umunyarwanda uwo ari we wese. Ikindi kandi wenda nakwakiraho, wenda twazirikana nuko hashobora kuza kubaho ibibazo ku muziki wa Bruce Melody. Hashobora kuza kuba ibibazo ku muziki wa Bruce Melody, aho bitekerezwa ko byanga byakunda nibamurebereraga hari ibintu bitarabigenda neza mu buryo butaziguye. Hakaba ndetse nubwo nyine araza gukomeza gukora umuziki nk'ibisanzwe, ariko byanga byakunda hari ikindi kintu kiraba gitakaye ku muziki wa Bruce Melody, mu gihe wenda atarabona undi mujyanama cyangwa se mu gihe atarabona undi, ashobora no kumubona ariko akamubona atandukanye n'uwo yari afite, birumvikana. Hanyuma Jeanne, nanone ikindi kintu nakwibariza cyangwa se ikintu wabwira abadukurikiye, ese haba hari icyo uruhande rwe cyangwa se inzego zibishinzwe zatangaje? Cyane birahari cyane pe. Akenshi mu bihe nk'ibi inzego z'umutekano zigaragaza ko iperereza rigikomeje gukorwa, ariko mu by'ukuri naho uruhande rwe rugategereza ibisobanuro birambuye mbere yo kugira icyo utangaza. Mu by'ukuri se wumva byagera nk'izihe ngaruka kuri Bruce Melody? Ingaruka zo kuri Bruce Melody mu buryo buziguye bishobora kugira ingaruka mu gushyira ingaruka mu muziki we. Umuziki we ushobora kugira ingaruka zikomeye, ariko mu buryo butaziguye umuhanzi akomeza ibikorwa bye bisanzwe. Of course, nk'uko nabivuze nyine, mu by'ukuri mu buryo buziguye, mu buryo buziguye bishobora kugira ingaruka ku mushinga w'umuziki wa Bruce Melody. Ariko kandi mu buryo butaziguye menya ko umuhanzi Bruce Melody ashobora gukomeza ibikorwa bye mu buryo busa nk'ubusanzwe, ariko hari ikindi kintu cyangitse ku muziki we. Hanyuma Jeanne, buriya ni irihe somo ki ku bantu bakunda imyidagaduro cyangwa se ku bakunzi b'imyidagaduro kuri iyi nkuru, ni irihe somo ririmo? Isomo ririmo rero ni ukwibuka ko gukorana n'abantu bafite isura nziza mu kazi bigomba kujyana n'umunyamwuga no kubahiriza amategeko muri rusange. Tugomba kuzirikana ko mu gihe dukora ibintu byacu tugomba gukorana n'abantu b'abanyamwuga, sibyo? Mu by'ukuri abantu bagaragara nk'abantu b'intangarugero cyangwa se abantu bajijutse cyangwa se abantu
bari honest niko nabivuga, abantu bari honest, abantu b'inyangamugayo abantu b'inyangamugayo kandi bijyana n'ubunyamwuga ndetse no kubahiriza amategeko muri rusange, ni ibintu byumvikana. Hanyuma rero indi nkuru yagiye ica impaka hirya no hino, cyangwa se indi nkuru yashimishije mu myidagaduro, urabizi inkuru y'uwitwa Josh Ishimwe cyangwa se Ishimwe Joshua wahuye na ambasaderi w'u Rwanda Olivier Shyaka, aho bahuriye mu gihugu cya Pologne. Hanyuma mu by'ukuri wumva kuri iyi nkuru mu by'ukuri n'iki gahunda yo guhura cyangwa se iyi gahunda y'urugendo rwa Josh Ishimwe guhura na ambasaderi ni iki ivuze mu muziki? Kuko byanga byakunda Josh Ishimwe araza guhagarara umuziki ndetse uyu Olivier Shyaka azi guhagararira leta. Ubwo rero bivuze ngo ni gute uyu muziki nuza guhura na leta? Ese bivuze iki ku muziki? Icyo bivuze muri rusange rero bimwereka amahirwe yo kwagura imikoranire n'abayobozi b'igihugu no kumenyekanisha umuziki we ku rwego mpuzamahanga. Mu by'ukuri birumvikana ko nihaza kubaho ubufatanye hagati ya leta ndetse hakazaho kubaho ubufatanye n'umuziki na leta, bizatanga icyizere kuko bizatuma n'umuziki habaho imikoranire. Ibyo bizafasha umuziki cyangwa se ku mpande zombi, mu muziki uzatera imbere kandi igihugu kizatera imbere kandi n'umuziki wamamaza igihugu ku rwego mpuzamahanga. Hanyuma rero ikindi kintu nakwibariza, se mu by'ukuri haba hari ubutumwa aba bombi bashobora kuba bagiye gutanga? Tubitegaho ubuhe butumwa? Kabisa rero akenshi bigaragaza gushyigikirwa n'igihugu ku buhanzi no kwamamaza umuco nyarwanda hanze, ariko nta myanzuro irambuye iratangazwa. Kabisa iratangazwa. Hanyuma buriya ni isomo cy'abahanzi bakuramo? Isomo abahanzi bakuramo mu gukora cyane, ndetse ibikorwa byabo by'umuziki bishobora gutuma bagira uruhare mu gusakaza umuco n'icyubahiro cy'igihugu ku rwego mpuzamahanga. Uri kumva ko wa mugani haza kubaho imikoranire hagati ya leta ndetse n'igihugu, bizafasha abahanzi bashobora kubigiramo uruhare bakagira ute bakamamaza igihugu cyangwa se bakagaragaza igihugu neza. Uri kumva umuhanzi nava mu Rwanda akajya gukorera igihugu, akajya gukorera igitaramo mu kindi gihugu, byanga byakunda uko azitwara bizagaragaza ishusho y'u Rwanda, sibyo? Bavuga bati iyo bavuze ngo umwana mwiza ni uwande, ni wa kanaka. Uri kumva kanaka nawe byanga byakunda ishusho nyine yitiba iyase, sibyo? Bivuze ngo nabo uko bazitwara cyangwa se bitwara ku rwego mpuzamahanga niko bigaragaza igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero tugana no ku musozo, reka tuvuge ko n'iyindi nkuru iya Ngabo Brave cyangwa se ya Minisiteri uhoraho w'urubyiruko Ngabo Brave, aho yagerageje kuvuga ko mu by'ukuri ngo ubuhanzi nyarwanda ngo bushobora kugira uruhare cyangwa se gutunga ubukora, aho yavuze ko ubuhanzi nyarwanda bukwiye kubahwa cyane kubera ko mu by'ukuri ngo bushobora kugira uruhare cyangwa se mu iterambere kandi bugatunga ubukora. Ese mu by'ukuri ibi bisobanuye iki ku bahanzi nyarwanda? Icyo bisobanuye ku bahanzi nyarwanda, bivuze ko ubuhanzi atari gusa kugira umwanya mu myidagaduro, ahubwo bushobora kuba isoko y'akazi n'ubukungu burambuye ku bahanzi. Niba hari rero abahanzi benshi, bishobora kugira ingaruka nziza kuri abo bahanzi, ndetse bukagira n'icyo butanga n'umusaruro. Muri make uti bivuze ko ubuhanzi atari gusa kugira umwanya mu myidagaduro cyangwa se kubarizwa mu myidagaduro gusa, ahubwo bishobora no kuba isoko y'akazi n'ubukungu burambye ku bahanzi n'abari mu ruganda rw'umuziki nyarwanda, sibyo? Yego. Hanyuma se Jane, wumva ari nk'izihe ngamba zishobora gufasha abahanzi kugera kuri ubwo bukungu? Wumva ari nk'izihe ngamba zafasha abahanzi kugera kuri ubwo bukungu? Ingamba zafasha abahanzi kugera kuri ubwo bukungu ni ukugira ubunyamwuga bushaka amasomo mpuzamahanga, amasoko mpuzamahanga, kugira ubunyamwuga no gushaka amasoko mpuzamahanga, gukorana n'abacuruzi n'abashoramari, yego, no guhanga ibindi bikorwa bigize ute bihamye byinjiza amafaranga. Hanyuma rero dusoza cyangwa se tugana ku musozo, mu by'ukuri ni irihe somo ku rubyiruko ruri mu buhanzi? Ni irihe somo waha cyangwa se twabwira urubyiruko ruri mu buhanzi, ibi byasigira ubwo rubyiruko ruri mu buhanzi? Isomo rero twabwira urubyiruko ni ugukora ubuhanzi bufite gahunda, guhanga udushya. Urabyumva rero, bashobora guhanga udushya. Ikindi no kuba bakora neza
bishobora gutuma habaho iterambere rirambye. Birumvikana guhanga udushya, gutinyuka bagakora imirimo itandukanye y'ubuhanzi, abazi kubyina, abafite indirimbo, hari ibintu byinshi bakora mu buhanzi. Hanyuma rero ibyo ngibyo uko babikora kandi bakabishyiramo imbaraga, bakizera ko ari ibintu ushobora kuzabagaburira mu gihe cyabo kizaza bitewe n'umuhate babikoranye. Mu by'ukuri rero birumvikana ko ahangaha Minisiteri Brave yabitanzeho umucyo kandi akabisobanura neza. Bivuze ko nk'urubyiruko rudukurikiye cyangwa se abandi bantu batandukanye badukurikiye bakwiye gusobanukirwa neza ko mu by'ukuri umuziki cyangwa se atari n'umuziki wonyine, n'ibindi bintu bitandukanye, ibihangano bitandukanye bishobora gutunga umuntu atari ukwitirirwa kuvuga ngo kwamamara gusa, ndetse bari abantu bagiye batubera intangarugero bakamamara ku rwego mpuzamahanga, bakatubera ibyitegererezo. Tugana ku musozo w'ikiganiro rero, reka tubashimire kuba mwadukurikiye. Iyi ni Rwanda 24 TV, iki kiganiro cyitwa The Big Show, ikiganiro mukurikira kigaruka ku makuru y'imyidagaduro, amakuru ya politiki ndetse namwe mu avugwa muri siporo. Ni ikiganiro rero kinyura kuri Rwanda 24, aho mushobora kudukurikira ku mbuga zitandukanye nka YouTube, Twitter ndetse n'izindi zitandukanye nka Instagram ndetse na TikTok. Ushobora gusearchinga Rwanda 24 TV wadukurikira. Murakoze, ngaho reka tuzasubire mu kiganiro. Ngiye mwabanye mu kiganiro, nitwa Kiza Theogene, nawe uyu mugenzi wanjye yitwaga Musabye Mungu Marie Jean. Murakoze, mugire ibihe byiza.